icyo numvisemo neza hano nuko utagishaka kurera umwana wawe. Umva kandi ibyo njye nabivuze njyewe. Icyo udasobanuye ni iki? Nimba buri uko mwatse amafaranga yo kurera umwana wawe unemera ko wibyariye yose uyanyurira, ubwo icyo udashatse gusobanura ni iki? Njyewe ntacyo nakora ngo uriya mwana wawe murere neza, ariko ntushima, ahubwo ni uguhora unyurira gusa. Ubwo ndabizi ujya guhitamo gukora ibyo ushoboye kurusha ibindi. Ibiki? Ubu ugiye kumima mvuga njyenyine ninduha ngende, kandi ari wowe wanzanye hano. Ariko kunyereka ko ntacyo mvuze imbere yawe kumarira iki? Reba kino cyane ibintu kinyandikiye ariko. Ese ubwo usanze ari ibyo Amanda? Nibyo ariko ikikongeye bamuzi. Ubu mama yamutesheje umutwe amubaza ahantu ndi, none anyandikiye ibingibi kugira ngo mbone ko biri seriye. Ese wagiye ugira amakenga? Njye ngizemo nakoba. Ubwoba bw'icyo ariko Gaju, Reva uramuzi. Uribuka cyagiye mama yamutesheje umutwe nanone akanyandikira message ari kumbwira ngo bamuteye inda. Aho Kaiva nagashwi, mise mbyibuka. Sora boko batinze. Suba kanya bahise baba best we. Umva rero nkubwire, itegure kubona ukuntu ngiye gusebya karagaho imbere y'umugabo wawe. Kare nagahamagaye karaza nkasohora nk'imbobo. None nanubu ndagahamagaye karaza. Ndashaka ko kumva ukuntu yo gatanya abandi bana fagitire kabasohokanye uko biyumva. Ndashaka ko gasiba kakumva ko ntacyo kamaze. Kai wamamagara musibye none wamamagara ngeragaruka. Namaze ukabona ko kansari, ubu ngubu nkafite imbaraga zose. Niyo mpamvu kare nagahamagaye nkagasuzugura nkagasohora nk'imbobo. Ubu ngubu nkabagahamagaye kakagaruka. Ndashaka ko gasiba kakabibona. Gaju wituma nsubiramo bwa kabiri. Ntabyo namubwiye. Asema nk'ubwo bukanzwe niki? Kizima si uko mbanje. Erega ma, nubwo mba ntabikweretse ariko ukuntu uba wamangaye mba nabihaye agaciro. Eva, genda mu cyumba gato mvugane na Amanda. Ese ma, kuba ugiye kubwira Amanda ngo ajya umwana mwiza arekere kuba karara, ibyo nibyo bintu wanjyanira mu cyumba. Genda Eva. Ako sumuri we wajya umva. Genda ibyo ugenda se nyine. Hako sibwo ntabwo wumva wowe. Harya ko wigeze nyira ndabizi ntabwo uramenya umugabo. Ntabwo uramenya umugabo watubyaye. Ngaho nyumvira kandi. Byose nibyo nawe utangiye kuhinda kubi. Wakoze ko ngubu ukomerekeje imitima yacu twese ahangaha. Ngubu ntabwo uziko papa wacu yitabye Imana. Cyakoze disi yagiye kare iramfura. Nanjye niyo mpamvu mvuze umugabo kubera ko papa wanjye nzahari. Mama, rimwe na rimwe mbashaka kumenya ibintu byinshi nkibwira ko ari bwo bugabo cyangwa gukura cyane. Gusa ikintu namenyeje nicuje impamvu nakimenya. Nahise mbona ko gukura ari umutwaro umuntu aba agomba kwikorera uko byagenda kose. Nahise mbona ko Amanda ari intwari
atakemera icyasenya umuryango we uko cyaba kimeze kose aremera bigitambo. ese kuko ninde waba warishirana ko nuko kubyizera bikomeje kugorana. ese ubundi ni ukuri cyari kwizera ko yishwe ataba yariyahuye? Harya ngo baravukana ukaba utamuzi? Ni ukuri ntabwo nigeze mubona na rimwe mu buzima bwanjye. buriya ambwira ko bavukana nanjye byangoye kubyizera. kandi Eva wakoze kuniza kariya gakoti byatumye mbona ko ntaraburisha. ubu ndi gutekereza umuntu washaka kwica Lana